Soshi mwene data nongeye gusuhuza amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene Sonzeyimana Bahati Shaban basuhuza. Twongeye kugaruka mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turizera tudashidikanya ko ubutumwa dukomeje kubagezaho bugenda bubafasha kuganira n'Imana ndetse no kusengeramo kugira ngo muhore mutekereza ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari gusa n'ubuzima bwacu. Uyu munsi ndumva nifuza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye. Tuvuge ku ibanga ryagufasha kubana neza muri ibi bihe turimo, ibihe by'imisi ya nyuma, ibihe bikomeye. Umukristo akwiye kwambara imbaraga, akwiye kuba maso. Dore indwara z'ibyorezo ni nyinshi, zibaye nyinshi, intambara z'impuha n'ibibazo bitandukanye bibaye byinshi, ariko nubwo bimeze gutyo hari ikintu gikwiriye kugufasha kubana neza n'Imana. Hari ikintu ukwiriye gutekereza nk'umuntu wamenye Imana, kuko iyo urebye usanga abantu benshi bari kujya kure y'Imana, bafitanye ikibazo n'Imana, barayiteye umugongo, bakajya mu isi cyane, ariko ntibibuke ko nubwo bimeze gutyo bakwiye gushaka ubuzima, bakwiye gushaka ubutunzi, ariko bakwiye no kugira igihe cyo kugira ngo babane n'Imana, bagire igihe cyo kwegera Imana. Birashoboka ko se waba ufite ibibazo, birashoboka ko afite intambara nyinshi, ubifite ibigeragezo, warahuye n'ibintu bitandukanye, abantu bakakwanga, bakakuvuga, bikaba bibi cyane, ibyo wifuza kugera ukabona ntabwo biri gukunda, bigatuma nanone ujye kure y'Imana. Uyu munsi ngufitiye inkuru y'umuntu muri Bibiliya wari umeze nk'uko ushobora kuba umeze, uhagaze muri situation nk'uko nawe yari ayirimo, witwa Asafu, wabashije guhagarara mu buzima butari bworoshye, ariko aza kumenya neza umugambi w'Imana. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi ya 73 umurongo wa 27. Haranditswe ngo kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakorekeshejwe no kurarikira bose, ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri iki. Imana ishimwe cyane. Ngo umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Imana ishimwe. Asafu avuga aya magambo yayavuze ahagaze mu gihe kibi cy'ubuzima, mu buzima busanzwe. Yabonaga ko ari igihe ahagazemo kitari cyiza, kitamworoheye, kuko ariko ngo yakitegereza akabona abo yitaga abanyabyaha bari bafite baguwe neza, ibyo bifuza bitandukanye babasha kubigeraho, hanyuma aza kugira ikibazo mu buryo butandukanye. Bibiliya rero itubwira ngo yagiraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha ngo baguwe neza, ngo kuko batababazwa mu ipfa ryabo, ngo ahubwo imbaraga zabo zirakomera, ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa ibyago nk'abandi, ngo nicyo gituma ubwibone buba nk'urunigi mu ijosi yabo. Amaso yabo bavanywe ku mitwe ku byaha byabo, ngo bafite ibiruta iby'umutima w'umuntu wakwifuza. Ibyo byose yararebaga akabona uburyo baguwe neza, kandi aravuga ngo abona ko bagira amahoro iteka, bagwiza ubutunzi. Inshuti mwene data, birashoboka ko uyu munsi ushobora kubona utameze neza mu buzima busanzwe, ukabona wifuza kugera ku bintu byinshi, ukabona ntibikunda. Noneho izi ndwara z'ibyorezo zikomeza kugenda ziba nyinshi, ibihe bikagenda bihindagurika, ugasanga mbega ibintu bitandukanye wifuza kugera ntago uri gushaka, ntago biri kugukundira. Ariko ngufitiye inkuru nziza mwene data, nubwo ibyo byose bigoye, nubwo ibyo byose bihari bikuruhije, ariko hari ibanga ryagufasha guca muri ibyo bibazo byose ukabinesha. Hari ibanga nakubwira ushobora gutuma unesha ibyo byose, ndetse ukumva muri wowe ufite ihumure, ugize ibyiringiro, ni ntarindi, ni ibanga ryo kwegera Imana. Bibiliya itubwiye iki? Asafu yaravuze ngo kuko abakujya kure bazarimbuka, ngo watsembye abakorekeshejwe no kurarikira bose. Abantu benshi bari kure cyane. Nagira ngo ubwire ngo isi ukuntu yubatse mu buryo usanga ikiguzi cy'ubuzima kigoye kukigeraho. Bisaba ko abantu bakora igihe kinini cyane, bakora amasaha menshi, ugasanga kalendari y'ubuzima bwabo yubatse mu buryo budasanzwe, guhereye mu gitondo ukagera ku mugoroba, usanga buri kintu cyose gipangiye, ku buryo usanga umuntu nta mwanya afite wo kubonera Imana. Ariko uzarebe no muri Edeni, ukurikije amateka n'uko ijambo ry'Imana twereka, ngo barakoraga ariko bakagira umwanya wa ni munsi wo kuganira n'Imana. Nagira nkubwire ngo isi nta mpuhwe igufitiye na nkeya, isi nta mpuhwe igufitiye,
izigera kwereka ko hari umwanya wo kugira ngo ubane n'Imana. Nutagerageza kugira ngo ugire icyo wigomwa ushaka Imana, wegera Imana, ntabwo isi izigera igushyiriraho umwanya wo gusenga. Uzasanga no mu bihe bitandukanye, mu gihe cya Daniyeli baravuze ngo rero igihe ubu ngubu igihe cyo gusenga kirarangiye, ikintu cyose ni ugusaba, usaba umwami. Ariko muri icyo gihe Daniyeli yari arimo kitoroshye cyangwa se cyari gikomeye, ariko aravuga ngo nubwo bimeze gutya, avuga ati ahubwo gusenga bikwiye kwikuba nkegera Imana 3 ku munsi. Rero inshuti mwene data, Bibiliya itwereka ko abantu bajya kure y'Imana bazarimbuka, batazagira amahoro. Azafa arebye ngo yitegereza abo bantu, yitegereza ukuntu baguwe neza, bafite ubukire, bafite ubutunzi, ariko we ngaravuga ngo njye nagiye nitunganya nkirinda gukiranirwa ku by'ubusa kuko yabonaga afite ibibazo. Ngo ariko igihe ngo yibaza gutyo, ngo aza kugira umugisha, ngo kugeza aho nagereye ahera h'Imana, ngo nkite ku iherezo rya ba bandi, ngo nukuru bashyizeho abanyerera, ngo urabagusha bagasenyuka, ngerega bahindutse amatongo mu kanya gato, ubwoba bw'uburyo bwinshi burabatsembye, ngo burabatsembye rwose, nk'uko inzozi z'umuntu izimera yakangutse. Rero nyene data, najya nkubwire ngo wigirire ishyari abanyabyaha, basengere kugira ngo mu nzira zabo zitandukanye, nubwo baba baguye neza ukabona bafite ubutunzi, icya mbere nuko basengera bakaza. Ariko icya kabiri ukwiye kumenya inshuti mwene data, nuko kuriho kintu cyaguha amahoro ni iki, nukwegera Imana. Bibiliya yitwereka, Dawidi yajya avuga ngo nzajya ndyama mu gitondo, nzajya mbyuka kare nzindutse, ngo ntagizwa no gushaka izina ryawe, ngo nongere nsinzire ntinze, ariko aho ngaho naho nshaka kuganira nawe. Rero mwene data, ukwiriye kumenya ikintu. Yaravuze ngo ariko jyeho kwegera Imana niko kwisa kuri jye, mwami Uwiteka niwe ngeze byiringiro, niwe ngize ubuhungiro. Ese Uwiteka n'ubuhungiro muri ibi bihe byawe, muri ibihe bigoye, muri ibihe biruhije abagenzi, muri ibi isi buze idandabiranye, buze urufatiro, ukabona abantu ibintu birabacanze, Uwiteka yaba ari ubuhungiro bwawe. Bibiliya itubwira ikintu gikomeye, yaravuga ngo uwa mwisho rwisumba byose azahama mu gicucu ishobora byose, ngo ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye, ngo kandi Uwiteka niwe ngeze byiringiro. Hasi akavuga ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, ngo nzamukira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Imana ishimwe. Umva icyo Imana ivugana nawe, ongera ufate igihe cyo kwegera Imana, ugira ubuhungiro, ugira ibyiringiro, bizatuma unesha intambara nyinshi uhura nazo. Nsoza muri Zaburi ya 32 murongo wawo wa 6 hari ijambo rimbwira ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo, nukuri umwuzure w'amazi isanzure ntuzamugeraho. Ngo nukuri nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera mu gihe wabonerwamo. Igihe Uwiteka akwiriye kubonerwamo, nicyo gikwiye kumushaka. Mu gihe gikwiye n'ikitagukwiriye, ukwiye gushaka Uwiteka, kuko ibizago bitunguranye, amazi y'umwuzure ntabwo azagira ikintu gutwara nugira icyo kwegera Imana. Ufite intambara nyinshi, ufite ibibazo, urabona byagucanze, urabona wabuze ubwira, urabona nta cyerekezo, urabona imbere yawe nta nzira, ngo ufitiye inkuru nziza. Egera Imana, umucyo w'Uwiteka ukurasire, kandi ubone ubuhungiro k'Uwiteka. Nk'uko Asafu yavuze ngo, akavuga ngo kuko ariko jyewe kwegera Imana niko kwiza kuri jye, umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Uwiteka mugira ubuhungiro kandi umwezere ku manywa na nijoro, umubaze, umusange, umugishe inama. Bibiliya namwe ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kuko abonwa, ngo nimumwegere ari bugufi. Nawe rero urasabwa kwegera Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo umpa akanya nze nkwegere, ngo kuko naniriwe muri iyi si, ngo ndetse no mu gihe cy'intambara, ngo nabwo mwami ujye umpa amahoro. Imana ishimwe. Haleluya. Ukwiriye kwegera Imana. Undi muririmbyi aravuga ngo mpe kukwegera Mana yanjye, ngo nyundengera iteka, ngo ngumye nkwizere, ngo ntewe na Satani, ngo ujye undwanirira, umpe kukwegera mwami wanjye. Nagira ngo rero dusenge, ariko aka kanya fata icyemezo cyo kwegera Imana. Ibizaguha amahoro, bizakuneshereza, bizatuma utsinda urugamba rwagurukiye. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nsengeye umuntu wese warunkurikiye ariko akaba ari kure yawe, kubw'ibibazo, kubw'intambara, kubw'ibintu bitandukanye by'isi byinshi kandi bimugoye, ariko ndamusengeye kugira ngo umugirire neza, umuhe kukwegera, abone kugira neza kwawe. Urakoze. Imbaraga zawe n'umugisha utanga bikomeze kuboneka, ukomeze kurengera itorero mu gihe nk'iki, kandi ukangura imitima y'abantu benshi. Mu izina rya Yesu twizeye kubikora. Amen. But